nta jambo Imana yakuvuzeho igihe yakubwiraga ngo iyo ndwara uzayikira. Nta jambo Imana yakuvuzeho ikubwira ngo ubuzima bwawe buzahinduka. Ibuka ijambo Imana yavuganye nawe, hanyuma tuze kwinjirana mu mwaka neza. Hanyuma twinjirana ijambo ritubwira ngo umugambi w'Imana cyangwa gahunda y'Imana iracyakomeje ku buzima bwacu. Mose iri jambo yarivuze, Yosuwa rita mu gutwi. Bwa mbere agiye kuyobora abantu arababwira ngo nimubanze mwibuke rya jambo umugaragu w'Imana Mose yatubwiye. Imana irinyujije muri we ikoresheje itegeko ati Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye. Ndagira ngo nkubwire mwene data undeze amatwi, Imana ifite gahunda yo kukuruhura muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Hari ikiruhuko Imana izaguha. Imana irashaka kukuruhura. Birashoboka ko urwanye intambara nyinshi, birashoboka ko urwanye n'ibibazo bitari bimwe, birashoboka ko ufite ibintu byagukomerekeje umutima, ariko Imana ifite gahunda yo kukuruhura. Ntabwo ari wowe uzahora urushye, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, ntabwo ari wowe uzahorana agahinda, ntabwo ari wowe. Imana ifite gahunda yo kukuruhura. Bibiliya ikomeza itubwira tuguhaye ikaze mwene data udukurikiye mu ijambo ry'Imana. Imana ni guha umugisha. Muri kumwe na Revera Pasiteri Ndorimana Edouard, mushumba w'itorero Bethlehem. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana risoza umwaka, ijambo ry'Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire abadukurikiye muri mu Rwanda, abadukurikiye muri mu mahanga, abari i Burayi, abari Europe, abari ku migabane itandukanye, bari muri Afurika, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Ubu tuvugana ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rigana ku musozo w'umwaka. Uyu mwaka urangiye ndawuvugaho nk'uko n'abandi bose bazawuvugaho cyangwa se bawuvuzeho, kandi nongere mvuge no kuri uyu mwaka ugiye gutangira. Imana iguhe umugisha wo dukurikiye. Ndagira ngo tusome ijambo ry'Imana turi bushingireho inyigisho yacu, riboneka mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere n'umurongo wa 10 turagera ku murongo wa 13. Twongere tuze gusoma kuva 11 n'umurongo waho wa mbere, abariho dushingira inyigisho yacu y'uyu munsi. Aranditswe ngo Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati munyure mu ngando, mutegeka abantu muti mukora amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Yosuwa abwira abarubeni n'abagadi n'igice cy'umuryango w'Abamanase ati mwibuke rya jambo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye ibahaye iki gihugu. Amen. Kongere turebe mu kuva igice cya 11 n'umurongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ushimye ko tuganira kuri uyu munsi. Ndagushimiye ko buri muntu wese uduteza amatwi ribasha kumukiza no kumuhembura, kandi umutima ugiye kuryakira. Mana ntuzabure gufasha uwo mutima kugira ngo iri jambo rizamubere umumaro. Urakoze kubana natwe kuva dutangiye kugera ku musozo. Amen. Mwene data, nafite insanganyamatsiko tugiye kuganiraho ivuga ngo gahunda y'Imana irakomeje. Gahunda y'Imana irakomeje muri iri jambo dusomye, niyo nsanganyamatsiko tuvugaho, nicyo kiganiro tugiye gukora mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi bafite uko babonye uyu mwaka turangije, bafite nuko bawuvuze, ndetse abantu benshi bawuvuze mu buryo butandukanye. Ariko ndagira ngo mbabwire Imana yabanye natwe no muri uyu mwaka ushize.
rimwe na rimwe hari igihe tureba ibyabaye tukabyibanda akaba ari byo dushingiraho tuvuga, ariko nyamara buriya buri muntu wese yigenzuye yareba mu ruhande rwe akabona n'Imana yarabanye nawe. Ubundi gahunda y'Imana ishobora kugaragara no mu minsi mibi. Salomo hari ijambo yavuze mu Mubwiriza igice cya 7 n'umurongo wa 13, aravanga itegereze neza umurimo w'Imana. Aravuga ngo ninde wabasha kugorora icyo Imana yagoretse. Turi mu bihe bigoramye, abantu bose bavuga ngo uyu mwaka 2020 wari ugoramye, kandi koko wari ugoramye. Ni umwaka twatunguwe na covid abantu ntibari bayiteze. Mu masezerano bamwe bari bafite nta covid yari irimo rwose, nubwo hari ababigize bishurirwa, nanjye nabigize yishurirwa mbere yayo, ariko sinamenye icyo umwuka wera ashaka kunganiriza neza. Hari igihe umuntu agira agace kiyerekwa ry'ikintu kigiye kuba, ariko akaba adafite information yashobora kwinforma abandi, cyane ko hari ubutumwa duhabwa ngo tubugumane, hari nubwo duhabwa ngo tubutange. Mu by'ukuri ntabwo nge nahawe ubutumwa bwa covid ngo nge kubutanga. Abagize amahirwe bakabuhabwa bakabutanga, Imana ishimwe. Ariko muri kimwe covid yaratunguranye. Hari bamwe bavuga ngo twarabyeretswe, turabivuga, babivuga mu myaka yatambutse za 2014 na 5 na 6 barabivuga, ariko ntibemezaga ko ari covid. Babonaga ibihe by'imbere ngo batari byiza, ariko ntibasobanukirwe neza. Niba hari abagize ishurirwa ryabyo neza, Imana ibaha umugisha, ariko kimwe cyo benshi, imibare myinshi, covid yaratunguranye. Nibwo bwa mbere isi yose yagiye mu nzu, abantu bose bajya mu nzu, isi yose ijya mu nzu, aboroheje abakomeye bajya mu nzu. Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi itorero ryafunzwe ku isi yose, rirafungwa, nta gihugu gisigaye itorero rifunguwe, usibye mu baturanyi bacu bihugu bimwe na bimwe, ariko abenshi twese twagiye mu nzu. Ibi bintu ntabwo byari byoroshye. Abari bakomeye bacishwa bugufi, imyanya y'intebe iranyeganyega, bamwe bakurwa mu myanya yabo, abantu bagabanyirijwe imishahara atari uko bakora nabi. Ibihe birahinduka. Cyari igihe kigoramye iki gihe. 2020 yaragoramye, igoramira abantu bamwe ndetse birakomera. Ubu uyu munsi hari abantu ubukungu bwabo bwagiye hasi bitewe n'iyi covid. Imishinga bari bafite umwaka utangira nuko uyu munsi tuwusoje, mu by'ukuri birahabanye. Ariko ndagira ngo mbabwire kimwe muri ibyo ngibyo, gahunda y'Imana irakomeje. Amen. Ushobora kwibaza ngo ese ko twatangiye abahanuzi bahanura ko umwaka uzaba mwiza ntube mwiza, abantu bakavuga ko 2020 ari nziza, izaba iryoshye, ikaba isoje tubihiye, ese ugiye kuza wo ni biki, bizagenda bite? Ndagira ngo mbabwire n'abakwerekwa bose ntabwo bashobora kwerekwa 100% gahunda y'Imana. Tugira abaprofete bakomeye muri ibi bihugu ku isi yose, bakavuga ngo turi abaprofete bakomeye, ariko ntibashobora kurangiza umugambi w'Imana mu mwaka 100%. Berekwaho igice, bagahanuraho ibice, bagakoraho ibice, ariko ushyitse umugambi w'Imana ni Imana ubwayo. Ndagira ngo rero ngwibutse ko umugambi w'Imana urakomeje, gahunda y'Imana irakomeje kuri wowe. Bibiliya itubwira ko nibwo bwa mbere Salomo yavuze aya magambo muri iki gice, aravuga ngo ninde wabasha kugorora iby'Imana yagoretse. Abantu benshi bakunda gushaka kubigoroza ubwenge, ariko ubwenge hari igihe butabasha kubigorora, atari uko ubwenge ari bubi. Oya, ubwenge ni bwiza, ubufite afite isoko idasanzwe muri we, ariko hari igihe ubwenge butagorora iby'Imana yagoretse. Ndagira ngo nkubwire mwene data, mwiri soza ry'umwaka no mwitangira ry'undi tugiye gutangira, ndagira ngo nkwibutse ukwiriye kwishingikiriza ku Mana igoreka ibintu, ntihagire ubigorora, yagorora ibintu ntihagire ubigoreka. Niyo ukwiye kwishingikirizaho. Umwaka dutangiye 2021 uzaba uko Imana yawugennye, ntabwo uzaba uko abantu babishatse cyangwa babiteguye, uzaba uko Imana yabigennye. Ni bande bazamenya rero igeno ry'Imana? Nabayegera. Abegera Imana nibo bashobora kumenyaho agace gatoya gahunda yayo,
kuko abari kure y'Imana bahishwa iby'Imana. Ubabwira iby'Imana bakakubwira ngo ni mu gicuku, wababwira ihishurirwa ry'Imana bakakubwira ngo iryo ntiribaho. Rero abegera Imana bakamenya uburyo bayegeramo, nibo bazamenya na gahunda y'Imana. Muri uyu mwaka 2021 nibwo bwa mbere ibibuga by'indege byafunzwe, imipaka irafungwa, imirimo myinshi irahagarara. Dore ikintu gikomeye mwokagira Imana mwe shaka kuvugaho mwiritangira ry'inyigisho nshaka gutanga uyu munsi. Nibwo abashumba baguye benshi, bashumba benshi baraguye, abapasiteri bakomeye baragwa, aba evangeliste baragwa, aba profete baragwa, abadiyakoni, abaririmbyi, abantu bakora imirimo y'Imana benshi baraguye, kugeza no kuba Kristo bayobora. Kugwa byatewe n'iki? Byatewe n'uburyo baba bahagazemo. Reka mvuga iki kintu, iyo udahagaze neza, bishatse kuvuga ko iyo udahagaze muri Kristo neza, kugwa kuba kukuri hafi. Mbibutse ko ari abahagaze ku masezerano y'iby'Imana yavuze badahagaze mu Mana. Mbibutse ko ari abahagaze ku modoka bazatunga, imunsi itazabibonetse Imana ntibazakomezanya nayo. Mbibutse ko ari abantu bahagaze ku mazu bazabamo, umunsi bizaba bitinze kuboneka kuko batahagaze muri Kristo neza, bahagaze ku by'Imana yavuze. Donc iby'Imana ivuze ni ibikorwa izadukorera, ariko Imana ubwayo bwite niyo mwimerere. Umuntu akwiriye guhagarara mu Mana kuruta ku byo yavuze. Iki kintu abantu benshi bakunda kujya mu Mana kubera inyungu, ariko ntidukwiriye kureba inyungu gusa. Ni byiza kubibona, ni byiza kubigira, kandi ko kizanabidu, izanatugeza heza, izanatwambika, izanaduhindurira amateka, ariko tubanze dushikame muri yo. Rero abantu benshi baguye byatewe n'aho bari bahagaze. Bibiliya iratubwira ngo kugeza uyu munsi abantu bafite ubwoba, bibaza ejo hameze hate. Abahamagarana benshi baravuga ngo ni iki Umwuka Wera ari kuvuga muri iyi minsi. Ngo ese ngo ikirere cya 2021 kiteye gite, gihagaze gite? Nta muntu wabimenya kire ku Imana ibihishuriye. Kandi mbibutse ko ab'Imana ibihishurira ibahishurira kugira ngo babashe kumenya uko bazitwara muri uwo mwaka. Imana ishimwe cyane. Rero uko duhagaze nibyo bizagaragaza uko tuzaba muri uyu mwaka 2021. Uhagaze ute bituma utekereza 2020 uko uzaba uhagaze. Donc ndushobora kuzasarura ibiri muri 2021 birenze uko uhagaze none. Uko uhagaze none ugiye gusoza uyu mwaka biguha ishusho y'ibyo uzabona muri 2021, kuko inyungu z'ibyo tubona ni imihagararire yacu, ni imikorere yacu, ni imigendere yacu, ni imiterere yacu. Kuko ukuteye uzasarura ibijyanye n'uko uteye, uko uhagaze uzasarura ibijyanye n'uko uhagaze. Ibyo uri gukora uyu munsi ni inyungu z'ejo hazaza. Rero ndagira ngo mvuge iki kintu, hagarara neza mwiri soza ry'umwaka, kuko umugambi w'Imana urakomeje na gahunda z'Imana zirakomeje. Bibiliya ni nziza ndayikunda. Imana ihamagara Mose, yamuhamagaye mu gihe cyari gikomeye. Iramuhamagara, iramubwira ngo genda uve hano muri iki gihugu waruri, usubira aho wavuye muri Egiputa. Mbibutse ko Mose yabaga Imidiyani kwa sebukwe Yetiro, niho yarari acumbitse atari iwabo. Ahantu ibaze kwa sebukwe, aragira inka za sebukwe, aragira imikumbi ya sebukwe, arya ibiryo bya sebukwe. Mbibutse ko ari igihe umuntu yaragiye, hari izavuna, hari iza kubita zikavunika. Birashoboka ko imibanire ye na sebukwe nubwo yari myiza, ariko ndishobora kuburamo agatotsi. Bijya bibaho, abantu bashobora kubana neza ariko ntihabura agatotsi. Ntabwo Bibiliya bivuga ngo ibidetaye, ariko byanze bikunze umutima we wamwemezaga ko ahari atari iwabo. Bibiliya itubwira ko Imana yamubwiye ngo va aho ngaho, imuboneke mu gihuru cyakaga umuriro, iramubwira ngo subira muri Egiputa, ugende ubwire Farawo ngo arekure ubwoko bwanjye. Uyu Mose ni umugabo, ndavuga akanya gato nkaza gusoreza kuri Yoshua. Mose arahaguruka, agiye atwaye inkoni, agiye muri Egiputa aho yari yarakoze ikosa ryo kwica umunyegiputa agahunga. Ajya kubwira Farawo amakuru yo kumubwira ngo rekura ubwoko, rekura ubwoko, rekura ubwoko. Kandi ubwo bwoko arekura Farawo bwari mu maboko ye. Ndagira ngo mbabwire,
hari izina bitwaga bari muri Egiputa. Irya mbere bitwaga abacakara, irya kabiri ari abaretwa, irya gatatu bari abanyagano. Ayo mazina uko ari atatu yari afite igisobanuro kuri Farawo. Bari abantu yiboneye, bari abantu agomba gukoresha uburetwa, bari abantu bitwa abacakara. Umugabo umwe wakoze amakosa araje ngo narekure, aravuga itangazo rivuga ngo rekura ubwoko bugende bujye mu gihugu Imana ishaka, bujye gutamba ibitambo Imana nk'uko ibishaka. Ubwibutse ko uyu muntu nawe ubwe afite litije hagati ye na Farawo, ndirakemuka, none azanye indi litije ya kabiri yo kuvuga ngo narekura ubwoko bugende. Ibi bihe Mose yarahamagaye byari bumukomereyemo, ibi bihe Mose yahamagariwemo ntabwo byari byoroshye. Hari abantu bari kwibaza ngo ese Mana ngo tuzakora umurimo wawe gute, ngo iki bihe ari bibi. Nta mukozi w'Imana ibihe byigeze byorohera wahamagawe. Ibihe byose abatubanjirije bakoreyemo byari bigoye, uburyo bavuze ubutumwa bari bagowe. Mbibutse ko hari abavuze ubutumwa nta modoka bagira batega, mbibutse ko hari abavuze ubutumwa nta ndege, mbibutse ko hari abavuze ubutumwa ku magare. None uyu munsi dufite amamoto, dufite amamodoka, dufite kurira indege. Hari ababuvuze ibyo byose bidahari, barabuvuga kandi basoza misiyo yabo. Mose akorera mu gihe cye kitari kimworoheye. Uko yagikoreyemo ashaka kuburizamo gahunda ya Farawo. Mbibutse ko gahunda ya Farawo niyo shaka kuvugaho. Yarazi ko bazakomeza kubumba amatafari. Hari ukuntu ubusatana azi kuzakomeza kuba muri ubwo buzima urimo, kuko n'uyu mwanya tuvugana hari abantu bari mu buretwa bw'ibyaha. Cyo ni igice kimwe. Hari n'abandi bari mu gice cyo kubohwa na Satani, ntibagire icyo babona, bakabaho nabi ubuzima Imana itateganije ko bazabaho. Satani yaboheye umuntu mu byaha. Hari n'abandi yagize imbohe, baboheshwe na karande, baboshwe n'imivumo, baboshwe n'ibintu bitari bimwe. Ariko Imana yiteguye kubohora mu bice bibiri. Abari mu byaha bazavamo, n'abantu bari mu buzima bubi bw'imibereho bazavamo. Icyo ni igice Imana ikoreramo. Ibyo bice uko ari bibiri Imana ndijya ibihusha. Imana izi gukiza abanyabyaha ikabaha agakiza, izi no guhindura ubuzima bw'abantu bugahinduka, kuko ubuzima tubamo ni ubuzima bufite impinduka mu Mana. Imana ishimwe cyane. Rero ngo Farawo yapangaga ko bazakomeza kubumba amatafari. Gahunda y'Imana kwari ukubakura muri uwo muruho, kwari ukubakura muri ako gahinda, kwari ukubakura muri uwo muvumo, kwari ukubakura muri icyo gihe bari babayemo, bakajyanwa mu kindi gihe. Ngo Farawo yapangaga kubumbisha Abisirayeli amatafari, Imana ipanga Kanani. Imana ni nziza. Ndagira ngo nkwibutse gahunda y'Imana irakomeje. Satani afite ibyo apanga, ariko n'Imana ifite ibyo ipanga. Niba ari na Satani wapanze iyi Covid, ndagira ngo mbabwire Imana nayo ifite ibindi iri gupanga. Usibye ko ibintu byose Satani akora Imana niyo imwemerera ko abikora. Nta kintu na kimwe Satani yakora Imana itabyemeye. Iki kintu nakivugaho nkagitindaho, ariko sinshaka kugitindaho. Ntabwo Satani afite imbaraga zo kugira ikintu akora Imana itemeye. Iyo Imana itabyemeye ibiburizamo. Mbibutse ko ni byinshi Imana yagiye iburizamo Satani yari yapanze. Ni byinshi Imana yagiye iburizamo ku buzima bwawe Satani yari yapanze. Ni byinshi Imana yagiye iburizamo ku muryango wawe Satani yari yabipanze. Ni byinshi Imana yaburijemo kuri papa wawe cyangwa mama wawe, nawe ubwawe, n'abana bawe, n'umugore wawe, n'umugabo wawe. Hari byinshi Imana yagiye iburizamo Satani yari yapanze. Ntibyaba uko Satani yabipanze, ahubwo bibi ko Imana yabishatse. N'uyu mwanya, uyu mwaka tugiye kwinjiramo, hari ibindi Imana yashatse ko bizaba, nta kizabirogoya bizaba. Nenda kubabwira rero, ikoresha Mose umuntu wayo akura Abisirayeli muri Egiputa. Imana imukoresheje imirimo n'ibitangaza byinshi. Mbibutse ko uyu Mose no kuvuka kwe ni mu bitangaza, no gukura kwe no mu bitangaza. Mbibutse ko umunsi yakuzemo hari abandi bari bapfuye. Itegeko risinywa na Farawo ryemeza ko abana bato bagomba gupfa bo kuva ku mwana wavutse uwo munsi kugera ku mwana w'imyaka 2. Mose arokoka muri icyo gihe, nubwo Imana igiye kumukoresha mu bihe bikomeye, ariko yaranamukurije mu bihe bikomeye. Nta bihe byoroshye muri iyi si, nta bihe bizoroha, ahubwo abanyembaraga, abafite ubushobozi, abafite imbaraga z'Imana. Buriya iyi si iratangaje. N'abitwa ko bakorera muri iyi si badakorera Imana bafite izindi imbaraga bakorana nazo.
Biratangaje rero kuba umuntu atabana n'Imana ngo imuhe imbaraga zimuronkesha kuba muri isi, ngo agire imbaraga ahinduke umuntu udasanzwe mu isi y'abasanzwe. Imbaraga z'Imana muri twebwe nizo ziduhesha kuba abantu badasanzwe muri iyi si y'abantu basanzwe. Mose Imana irazimuha, arazamutse. Iyo usomye igice cya 10 cyangwa here ku gice cya 7 cyo mu Kuva, Imana yatangiye kumukoresha ibitangaza ngo Imana iteza ibyago abanyegiputa. Icyago cya mbere, Imana ihindura amazi amaraso, Farawo ntiyemera. Icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri, Farawo ntiyemera. Icyago cya gatatu, hatera inda, Farawo ntiyemera. Icyago cya kane, hatera ibibugu, Farawo ntiyemera. Ibyo byose byaberagaho kugira ngo Imana igaragaze imbaraga zayo. Ibyo byose Imana yabikoreye kugira ngo Imana yerekane ubushobozi ifite ku kindi cyari cyo cyose. Farawo arinangira, ntibyakunda. Iyo ugeze hano mu gice cya 10 hatubwira icyago cya 8 n'icyago cya 9 n'icyago cya 10. Ndashaka rero kuvuga ku cyago cya 10. Iki cyago cya 10 cyaje ari simusiga. Iki cyago cyaje ari icyago Imana ishaka kwerekaniramo imbaraga zayo ku munota wa nyuma. Hari ijambo Mose yabwiwe na Farawo mu gice cya 10 ku murongo wa 24 mu Kuva. Farawo ahamagaza Mose, aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Donge Farawo arashaka kugira ngo areke aba bantu bagende, ariko asigarane ubutunzi. Buriya ni inshuro nyinshi Satani ashaka ko yego nimukizwe, ariko muba bakene musabirize. Yego nimukizwe, ariko namwe muzabeho muteze amaboko. Yego nimukizwe, ariko muzaba bashomeri. Donke Satani ni umuhanga mu kurwana, azi kuba yakemera akarekura umuntu agakizwa, ariko akamuburizamo inzira zose zo kugira ngo abone ubutunzi. Kandi mbibutse ko Imana irashaka ko dukorera Imana ubwayo n'ubutunzi bwacu. Ntabwo ukwiriye kubukorera Imana udafite ubutunzi bwo gukorera Imana, kuko gukorera Imana si amagambo gusa, n'ibikorwa birakenewe. Ese aba bantu iyo bagenda bagiye bonyine bari gutamba ibihe bitambo? Ndagira ngo nkwibutse ko Imana irashaka ko muri gahunda ifite, irashaka kuyikorera, ariko ukayikorera ufite ubutunzi. Mwene data, abantu benshi bakunda kwigisha inyigisho bakavuga ngo ubutunzi ntacyo bimaze. Rimwe na rimwe nkumva abantu baravuze ngo amafaranga ni amabyi ya Satani. Wayaduha ngo urebe uburyo dukorera Imana. Wayaduha ngo urebe uburyo twuzuza umugambi w'Imana. Hari byinshi byakubakwa amafaranga yabonetse, ariko abaswa baravuga ngo ni amabyi ya Shitani. Wayakumpera, hari n'ababivuga batazi icyo bavuze icyo ari cyo. Muri bimwe Imana ishaka ko tuyikoreramo muri gahunda, nuko iduha n'ubutunzi tukayikorera. Dufite ubutunzi, dufite byose biduhagije kugira ngo tubashe kunezeza uwaduhamagaye. Muri gahunda Imana rero ifite, irashaka no kuguha ubutunzi, irashaka no kuguha akazi, irashaka kuguha projet, irashaka kuguha imishinga nyayo kugira ngo uzabeho ufite kuvuga kandi unakora. Buriya magambo si ngombwa gusa, hakeneye n'ibikorwa. Na pastor uri kubwiriza aba adashobora kugaburira imfubyi, aba adashobora kwambika abambaye ubusa, adashobora gusura abarwayi, adashobora kugira ikintu abafasha. Pastor aba afite igice kivuga butumwa, ni igice ntabwo riba ryuzuye. Mu bintu byiza binezeza ni ugusengera umuntu ukanamugaburira, ni ugusengera umuntu ukanamwambika, ni ugusengera umuntu ukanamuha udufaranga ukamwishyurira umwenda, ni ugusengera umuntu ukanamubwira ngo genda ukore kano kantu. Ibyiza byose bijyana n'ubushobozi. Imana ikumpere gukizwa no kugira ubushobozi. Nducungurwe mwiri soza ry'umwaka n'itangira ry'umwaka ngo usigare uri umutindi wo gusabiriza. Bibiliya iratubwira ngo Farawo yifuzaga ko bagenda ariko ntihagire ikintu bajyana. Ku murongo wa 25 Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twotsa n'ibyo twose, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara. Uyu mwaka Imana ikwambutse wambukanye n'ibyawe.
ibyawe ni ibi, ni uko ugira ubuzima bw'umwuka ukagira n'ubuzima bw'umubiri. Sinzi uwavuze ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Agakiza ni igice kimwe, ariko kandi n'ubuzima bw'umuntu bukwiriye kuba ubuzima busa neza, burya, bunywa, bwambaye, bugaragaza Imana ko umuntu ari we. Bibiliya itubwira ko Mose icyo yarakiburanye, arakirekara aravuga ngo ntabwo bishoboka, nta n'urwara rwo kwishima we Farawo tuzagusigira. Ugomba kwambuka uyu mwaka wambukanye n'abana bawe, wambukanye n'umugabo wawe n'umugore wawe, wambukanye n'akazi kawe, wambukanye n'urugo rwawe, wambukanye n'umuryango wawe. Ugomba kwambuka uyu mwaka uwuvamo 2020 ugize icyo wambuka. Ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa ngo yewe ngo bizagende gutya. Muri gahunda y'Imana, Imana irashaka kwigira iya mbere, ugakizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko kandi nayo ifite gahunda yo kongera kurivayivinga ubuzima bwawe. Revival, ukagira ububyutse ariko bujyanye n'ubushobozi, kuko ntabwo bisigana. Imana ntiyaduhaye agakiza ngo itwime imigisha yo mu gakiza. Nutera intambwe yo gukizwa, ugatera intambwe yo kugira huva, ukagira hujya, Imana irashaka kwambukana nawe ugize iki kwambukanya nacyo. Mose rero arabiburana. Ari abantu nibutsa muri iri soza ry'umwaka, mukwiriye gusenga umudayimoni wo guhora banyaga mu isoza ry'umwaka agakurwa ku buzima bwanyu. Igihe abandi bambuka umwaka, wowe ukawambukana amarira. Ubu uyu mwanya tuvugana hari abantu bapfushije, hari abantu bapfushije mu minsi ishize, hari abantu bari kukiriyo mu isoza ry'umwaka. Hari igihe usanga rero byabaye gahunda uko umwaka ugiye gushira, byanze bikunze ukaba muri iyo minsi yo kuba kukiriyo. Imana nkorera izakureho icyo kintu cyaranze umuryango wanyu, izakureho icyo kintu cyaranze famiye yawe. Imana ikureho icyo kintu, kuko ntabwo ari wo mugambi w'Imana. Ntabwo Imana yagambiriye ko uzajya usoza umwaka uri. Ariko nkwibutse ko Satani ni umuhanga mu gukomeretsa abantu, ni umuhanga, kuko bireba ngo yaje kwica no gusenya no kwiba no kurimbura. Hari igihe rero mu isoza ry'umwaka agambirira kugira bamwe asoreza umwaka bababaye. Mwebwe mwaba mubabaye nimuhumure, Imana ifite umugambi mugari. Bibiliya iratubwira ngo Mose akimara kuburana icyo, Farawo ararakara. Ubundi uri kuburana ibyawe neza, ubuteje uburakari Farawo. Bibiliya iratubwira ngo kuko ariyo, reka nsome kuri 26, n'amatungo yacu tuzayajyana ntiyazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi nituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ngari Uwiteka anangira umutima wa Farawo ntiyareka bagenda. Farawo aramubwira ati, abwira Mose ati, vaho ndi, irinde ntukongere kunciryera, kuko umunsi uzongera kunciryera uzapfa. Ntiwumva ijambo Farawo yivugiye? Umva ijambo Mose yasubije. Iri jambo ndarikunda cyane. Aramusubiza ati, Mose aramusubiza ati, uvuze ukuri, sinzongera kuguciryera, kuko ubu tugiye gutandukana. Icyamba mu isoza ry'umwaka ugatandukana na Satani, ntazongere kuguciryera mwiri soza ry'umwaka. Utangira umwaka utangiranye intambwe ye, utangira umwaka utangiranye gahunda ye, utangira umwaka utangiranye ingamba ye, utangira umwaka utangiranye porogaramu ye. Wisetinge porogaramu yawe uvuge ngo Sata, tugiye gutandukana muri uyu mwaka, tugiye gutangirana n'Imana, tuzongera kunca iryera. Iri jambo Imana iryumvishije nicyo gice twasomye cya 11. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana. Ndagira ngo mpanurire muri iri jambo, ni ikintu kimwe Imana yakora. Ibyawe Satani n'ubuzima bwawe yafatiriye akaburekura, ni ikintu kimwe Imana yakora gusa. Mwumva ibyabaye byose byabanjirije ibyaga 9 byose, ariko Imana iravuga ngo sigaje kimwe. Hari imbaraga zagufatiriye zanze kukurekura, ariko ni ikintu kimwe Imana yakora.
abo badayimoni bagufashe n'iyo myuka yagufashe ikubohera mu byaha, ikubohera muri karande. Igihe cyose ugiye kugira ngo utere intambwe hari imbaraga zigukurura. Igihe cyose ugiye guhirwa hari imbaraga zigukura amahirwe mu biganza. Ndagira ngo nkubwire, hari ikintu kimwe Imana yakora mwiri soza ry'umwaka no mwiri tangira ry'umwaka. Ndagira ngo tuze no kwibuka, tuze gusenga, ubwire Imana ngo Mana, hari ikintu kimwe wakora, ibi bintu mfite byambayeho nk'uruziramire rwambuye bikandekura. Imana iramubwira ngo hagiye nsigaje gukora ikintu kimwe, si ukubirukana gusa si ukubarekura gusa, no kubirukana azabirukana. Bibiliya iratubwira ngo Imana itegura kwica abana b'imfura b'Abanyegiputa. Cyari ikintu gikomeye, si abana b'imfura gusa, ngo ikintu cyose cyitwaga ko ari imfura, uhereye ku matungo no kugera ku bantu no ku bindi bisimba byose byo mu ishyamba, icyitwaga ko ari imfura cyagombaga gupfa kuri uwo munsi. Hari imbaraga zigomba gupfa bene data, hari imyuka igomba gupfa muri iri tangira ry'umwaka. Imyuka ituma abantu basoreza ubuzima bwabo mu tubari, ugasanga kuri bonane ni umunsi wo kurara mu kabari, abantu bakarara basinda, bagasambana, bagapfapfa. Iyo myuka ikwiriye gupfa, abantu bakamenyera aho bakirira. Ugasanga umunsi wo gushima Imana ko wabaye amahoro, warinzwe, ni umunsi wo kujya guhemukira Imana. Uwo mwuka ukwiriye gupfa. Bibiliya iratubwira ngo Imana itegura iyo gahunda kugira ngo ibabaze Abanyegiputa ariko ishimisha Abisirayeli. Ndagira ngo nkoreshe iri jambo, Imana ishobora kwemera ko hari bamwe bababara abandi bakishima. Nubona uri mu gihe cyo kubabara ntukagire ngo uri kumwe n'abandi mu mibabaro. Kandi mbibutse, iyi si yacu, uru Rwanda rwacu mvugiramo, nawe ahuri, Egiputa irahari na Kanani irahari. Hari igihe rero umwe aririra muri Egiputa, undi ari kwishimira muri Kanani. Nicyo gituma bamwe bapfa abandi bavuka, bamwe bakira abandi bakena, bamwe bagira ibyago abandi barimo bagira ibyishimo. Iminsi yacu ntabwo isi. Abanyegiputa bagiye kujya mu byago, Abisirayeli bajye mu byishimo. Kandi byose bigiye kubera hehe? Muri Egiputa. Imana iravuga ngo mwebwe mw'Abisirayeli, imbwa ntabwo izabamukira. Ngo ariko Abanyegiputa bagiye kujya mu bibazo, bajye mu gahinda, kuko ngiye kubateza ibyago bikomeye. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Ibintu byose ahantu uri ushobora kuhaterezwa umubabaro bitewe n'impamvu. Kimwe nuko ahandi waburi, Imana ishobora kuhaguhera ibyishimo bitewe n'impamvu. Kimwe cyo nenda kukubwira, nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Abanyegiputa baragereranywa n'abanyabyaha, Abisirayeli baragereranywa n'ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, aribo bakijijwe. Ndagira ngo mbabwire, abakizwa bazishima ariko abanyabyaha bazacemererwa. Iri jambo tuvuga uyu munsi abadukurikiye ni ibice bibiri, hari abakijijwe hari n'abadakijijwe. Ariko ibanga rya mbere ni ukuba mu gice cy'agakiza, aho niho tuzabonera amahoro. Ariko nitwigumira muri Egiputa, ibyago n'amakuba n'ingorane n'intambara n'inkota biradutegereje. Bibiliya iratubwira ngo ibwira bitwa ko ari abanyesezerano, irabwira ngo nimuhumure, ntambwe izakumokera ku rugo rwawe, ntambwe izakumokera mu bana bawe. Ndagira ngo mbwira abamenye Imana, ndagira ngo mbabwire imbwa ntizizabamokera. Ariko abakiri muri Egiputa nta mahoro nabasezeranya, kuko nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Bibiliya ikomeza itubwira mu gice cya 12, Imana itangirana n'Abisirayeli bakuye muri Egiputa, ikoresheje Mose ibahindurira izina. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, uyu mwaka wa 2021 Imana igiye kuguhindurira izina. Imana irashaka, mu mugambi ifite, irashaka kuguhindurira izina. Aba bantu bitwaga abacakara, bitwaga baretwa, bitwaga abanyagano. Mu gice cya 12 n'umurongo wa 40 n'umurongo wa 41, ngo imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuko rwa Egiputa yari 430. Iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro niryo kuziririza Uwiteka. Mwumve, abari abacakara, abari abanyagano, abari abaretwa bahindutse ingabo z'Uwiteka. Ko no guhindurirwa izina. Ndagira ngo mvuge iki kintu. Ushobora kuba uri mu buretwa butoroshye, butakoroheye,
uburetwa bwo kuba ufite intambara mu rugo rwawe, uburetwa bwo kuba ukoreshwa ibyo udashaka, uburetwa bwo kuba uri ahantu udashaka, uburetwa ushobora kuba uri ahantu utiyumvamo, uri mu bintu utiyumvamo. Ariko ndagira ngo nkubwire, iryo zina witwa, iryo zina bakwita, Imana ifite gahunda yo kuguhindurira izina. Iryo zina wiswe muri famiye ritagukwiriye. Bamwe mwitwa abatindi, abandi ngo turi abakene, abandi ngo turi abagumiwe, abandi batwita ngo turi sinzu, amazina menshi abantu bitwa. Kimwe kiryawe urarizi bakwita. Ariko Imana mu mugambi ifite, kuko navuze ngo umugambi w'Imana uracyakomeje, Imana ifite gahunda yo kuguhindurira izina. Wa musore we umaze iminsi wifuza ngo uwangira umugabo, Imana ifite gahunda yo kuguhindurira izina. Wa mukobwa wundeza amatwi, Imana ifite gahunda yo kuguhindurira izina. Akenshi abantu bajya bibaza ngo niki nakora. Imana ibifite muri gahunda, muri porogaramu, ntabwo bisaba ikindi. Ujya kubona ukabona biciyemo. Ndagira ngo nkubwire, hari ibintu bizacamo utabigizemo uruhare, hari ibintu bigiye kuzacamo atari uko wasenze cyane, hari ibintu bigiye kuzacamo atari uko waririmbye cyane, hari ibintu bigiye kuzacamo atari bene wanyu Imana ikoresheje, hari ibintu bigiye kuzacamo atari umuryango ubikoze, hari ibintu bigiye kuzacamo atari inshuti, hari ibintu bigiye kuzacamo kubera Imana. Ibyo bintu bigiye kuzacamo rero, uzamenye ngo umugambi w'Imana uracyakomeje ku buzima bwawe. Gahunda y'Imana iracyakomeje. Abisirayeli bahinduriwe izina, baragiye mu rugendo rwabo nk'uko twabivuze. Mose ababera umuntu udasanzwe, babana nawe, barakora, baragenda, bamwe bagenda binangira bagwa mu butayu, abandi binangira bagwa mu butayu, kugeza n'igihe Mose nawe yakoze ikosa rituma adakomeza urugendo. Biza kuba ngombwa ko Imana itangira gutegura Yoshua. Imutegura ari umukozi wo mu rugo kwa Mose, imutegura ari umuntu usuzuguritse, imutegura ari umuntu abantu badaha agaciro. Atangira afurira Mose, atangira amutekera, atangira amwogereza ibyombo, atangira ajya kugira imirimo amukorera runaka, atangira ari umukozi wo mu rugo. Utangira ari umukozi wo mu rugo, Imana yari ifite plani yo kuzamugira umuyobozi ukomeye, akayobora Abisirayeli, akaba ari ubageze i Kanani. Ndagira ngo nkubwire, ubucaka rurimo, uburetwa urimo, umwanzi yagushyizemo, Imana iri kugutegurira umugambi mugari ejo hazaza utareba. Uyu Yoshua wari umuboyi kwa Mose, yahindutse umuyobozi w'Abisirayeli, abari ubageza muri Kanani. Ndagira ngo wirebe ubuzima ubayemo, wirebe uko umwaka usoje utameze neza. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka Imana igiye guhagurutsa aba Yoshua batari bazwe. Niyo message mfite muri iri jambo. Uyu mwaka 2021 Imana igiye guhagurutsa aba Yoshua batari bazwi, batigeze bamenyekana, batigeze basobanuka. Imana igiye gutungura benshi ibyukije aba Yoshua bari bahishwe. N'umwaka Imana igiye gukoresha abakozi b'Imana batigeze bamenyekana, n'umwaka Imana igiye gukoresha abakozi bayo batari bazwi bahishwe. N'Imana igiye kuvumbura abahanuzi bashya batari bazwi, n'Imana igiye guhagurutsa abapasiteri bashya batigeze bamenyekana, n'Imana igiye guhagurutsa abahanuzi yewe n'abaririmbyi bashya batigeze bamenyekana. Imana igiye guhagurutsa abantu bashya muri uyu mwaka 2021. Hari ububyutse Imana igiye kubyutsamwe abantu batari bazwi. Hari ba Yoshua bagiye gusimbura ba Mose bapfuye. Iri jambo ritubwira iki? Riratubwira ngo ubwo Mose umugaragu w'Iteka aramaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose, aramubwira ati yewe Yoshua we, haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani. Uyu Yoshua abantu ntibamubonagamo igisubizo. Umva nkubwire, abantu ntibakwitezemo igisubizo, imiryango ntikwitezemo igisubizo, inshuti ntizikwitezemo igisubizo, ariko Imana ikwitezemo igisubizo gihishwa abantu. Yoshua ahagurukijwe atunguranye. Yoshua agiye kuba umuyobozi bitunguranye. Yoshua agiye kwicara ku ntebe abantu batigeze batekereza ko azicaraho. Yoshua agiye kuba umuntu udasanzwe abantu batigeze barota. Umva nkubwire, abantu bagiye gutungurwa n'abantu Imana igiye guhagurutsa, kandi nawe uri muri abo bantu. Ese urizeye uvuge ngo amena? Uri muri bo. Uri muri bo. Erega nawe Imana yaguhagurutsa ikaguha office. Erega nawe Imana yaguhagurutsa ikaguha urugo rwiza. Erega nawe Imana yaguhagurutsa ibintu bijyananiranye ukabitunganya. Erega nawe Imana yaguhagurutsa ahantu abantu bananiwe akaba ari wowe uhakora neza. Erega Imana yaguhagurutsa biracyashoboka. Ategeka abatware b'imitwe ati nimunyure mu ngando, mutegeka abantu muti mukora amahamba,
kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani, muzajya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mu kibemo. Ndagira ngo mvugire ijambo ko mu minsi 3, ndagira ngo kuri iyi tariki uyumviye hiri ijambo, mu minsi 3 yonyine Imana ishobora kukuvana ahantu waruri ikakujyana ahandi utatekerezaga. Aba bantu bari bamaze iminsi ku kiriyo cya Mose wapfuye, aba bantu bari bamaze iminsi ku marira ya Mose yarapfuye, ninde uzongera kutuyobora? Hari abantu bari ku kiriyo cy'abamaze gupfa, hari abantu bari ku kiriyo cy'ibyapfuye. Ariko ndagira ngo nkubwire itangazo yahawe Mose nako Yoshua ni ijambo rimubwira ngo bwira abantu mu minsi 3 bakora amahamba ko bagiye kwambuka ruriya ruzi. Ndagira ngo mpanurire mu minsi 3, mu minsi 3 Imana yagukoreramo igitangaza, mu minsi 3 Imana yagukiza urwo rugamba, mu minsi 3 Imana yagukiza ubwo burwayi, mu minsi 3 Imana yagukorera ubutabazi utatekerezaga, mu minsi 3 wakurwa mu nzu y'imbohe, mu minsi 3 wavanwa ahantu ugashyirwa ahandi, mu minsi 3 yonyine Imana yakuvana hakunika kugeza hakurya. Ndagira ngo mbabwire iri jambo Yosuwa yaravuze byagoye Abisirayeli kuryumva. Mu minsi 3 twambuke, ubu se turambutswa nande? Mose yarapfuye, ubu hari abantu birirwa bareba ibyapfuye. Erega iyo uhorana amakuru y'ibyapfuye ntubona amakuru y'ibizima. Ukwiriye kwirinda mu matwi yawe guhorana amakuru y'ibyapfuye. Umuntu uzabaho, umuntu uzagira ubuzima, umuntu uzahindura umudugudu, umuntu uzahindura akagari, umuntu uzahindura umurenge, umuntu uzahindura akarere akagera ku rwego ahindura ibintu mu gihugu, ni umuntu ugendera mu gushaka amakuru mu bizima. Ariko umuntu ugendana amakuru y'ibyapfuye ntukamushakiremo igisubizo. Dufite abantu birirwana amakuru, buriya abantu barapfuye, nta mukristo ukibaho, nta mukozi w'Imana ukibaho, nta muhanuzi ukibaho, nta muvugabutumwa ukibaho. Ese ninde wabikubwiye? Imana ifite abakozi bayo 7,000 bitari byapfukamira Bayali, byatungurana. Uyu Yoshua aratunguranye, azanye message ikubwira ngo mu minsi 3 urambuka iyo Yorodani. Yorodani ikuri imbere sinzi yariyo, iyo Yorodani ikuri imbere iguteye ubwoba. Urayireba ukabona nta butabazi bwava, urayireba ukabona yakuzuranye. Erega hari abantu uyu mwanya mvugana nabo icyamunara cyamanitswe, bafite amakuru ya banke yuko zigiye guteza. Ndagira ngo nkubwire mu minsi 3 Imana yakwereza igitangaza, ugacungurwa ukishyurirwa umwenda. Ikibazo suko vana mu bitekereze amakuru y'ibyapfuye ngo runaka bigeze, ngo rega na runaka byamubayeho, ngo na runaka byamubayeho. Ni ku giti cye, ntabwo ari wowe. Ntugatwara amakuru y'abandi nk'ayawe. Wowe uri hari imbere y'Imana, wowe uri umwihariko imbere y'Imana. Ntawe muhwanye, ntawe musa, ntawe musangiye umuhamagaro, ntawe musangiye urugendo. Umva nkubwire ibyabaye kuri runaka bimurekere, ariko wowe umva ijambo ry'Imana. Mu minsi 3 yonyine Imana yakoramo igitangaza. Mu minsi 3 yonyine Uwiteka yagutabara. Wowe undeze amatwi ngurikiye, ndagira ngo niyo wasengera muri iri jambo ukabwira Imana ngo Mana, niba warambukije Abisirayeli mu minsi 3 bakambuka Yorodani bataratekerezaga ko bazayambuka, nanjye haraho wankura, haraho wamvana, hari n'ahandi wangeza. Iryo sengesho warikora, ndabikubwiye kandi ndizeye. Reka twizerane iryo sengesho uze kurikora. Hanyuma ndi kugana ku musozo. Yoshua abwira abarubeni n'abagadi n'igice cy'umuryango w'abamanase ati mwibuke rya jambo. Aha, ndagira ngo noneho nanjye nkwibutse, ibuka rya jambo umukozi w'Imana yigeze akubwira. Hano Bibiliya iratubwira ngo umugaragu w'Imana Mose yigeze ategeka abwira Abisirayeli, arababwira ngo Uwiteka aravuze ati, reka ndisome neza ku murongo wa 13, mwibuke rya jambo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati Uwiteka Imana ya nyirabaruhuye ibahaye iki gihugu. Ndagira ngo nibutse abadukurikiye muduteze amatwi mufite kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wibuke ubuhanuzi waba warahawe, urugendo rwawe rwo gusenga, kabone nawe waba warasenze ukongera ukagwa. Buriya umuntu aguye ntabwo amasezerano abaguye, ahubwo amasezerano aramutegereza. Iyo ubyutse usubira mu masezerano. Niyo waba waraguye, ndagira ngo mvugane nawe, ibuka ijambo Imana yaba yarakuvuzeho rikubyutse basi. Wongere wibuke ko Imana ijambo yakuvuzeho ridahera. Iyo uguye ugenda wenyine ntujyana amasezerano, Imana irayagumana. Iyo ugarutse iyagushyira mu biganza. Ndagira ngo mvugane nabo bantu, kabone naho waba waraguye, ibuka ijambo rimwe gusa Imana yaba yarigeze kuvuga ku buzima bwawe. Nurangiza abahagaze natwe twibuke ijambo Imana yavuganye natwe.
ese nta jambo Imana yakuvuzeho ikakubwira ngo izakiraga ngo erega buryo uzigurangiza amashuri? Nta jambo Imana yakuvuzeho igihe yakubwiraga ngo iyo ndwara uzayikira? Nta jambo Imana yakuvuzeho ikubwira ngo ubuzima bwawe buzahinduka? Ibuka ijambo Imana yavuganye nawe, hanyuma tuze kwinjirana mu mwaka neza. Hanyuma twinjirana ijambo ritubwira ngo umugambi w'Imana cyangwa gahunda y'Imana iracyakomeje ku buzima bwacu. Mose iri jambo yarivuze, Yosuwa rita mu gutwi. Bwa mbere agiye kuyobora abantu arababwira ngo nimubanze mwibuke rya jambo umugaragu w'Imana Mose yatubwiye. Imana irinyujije muri we ikoresheje itegeko ati Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye. Ndagira ngo nkubwire mwene data unteze amatwi, Imana ifite gahunda yo kukuruhura muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Hari ikiruhuko Imana izaguha. Imana irashaka kukuruhura. Birashoboka ko urwanya intambara nyinshi, birashoboka ko urwanye n'ibibazo bitari bimwe, birashoboka ko ufite ibintu byagukomerekeje umutima, ariko Imana ifite gahunda yo kukuruhura. Ntabwo ari wowe uzahora urushye, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, ntabwo ari wowe uzahorana agahinda, ntabwo ari wowe. Imana ifite gahunda yo kukuruhura. Bibiliya ikomeza itubwira ngo iri jambo amaze kurivuga barahaguruka batamufitiye icyizere. Rega buriya hari igihe abantu mubana batagufitiye icyizere, babona ntawe uzabageza, babona ntacyo uzabamarira, ngo ako kanya amanutse aramanuka yerekera kuri Yorodani. Imana imubwira ijambo ryiza nyankunda, iramubwira ngo uhereye uyu munsi ndashaka kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Agasuzugura bagusuzugura kakarangira. Ndagira ngo nkubwire, uyu mwaka n'umwaka tugiye kwinjiramo 2021, Imana ishaka kugira abantu ikuza. Imana irashaka kugukuza muri uwo muryango, Imana irashaka kugukuza muri ako kazi, Imana irashaka kugukuza imbere y'abagusuzugura, Imana irashaka kugukuza imbere y'abantu wahuye nabo bakakubera ibisitaza, wavuga ntibakumve, wagira ngo bagire inama ntibakwemere, wagira ngo uravuze ngo aravuga iki, wagira ngo uratanga inama bakavanga inama ze ntacyo zamara. Ndagira ngo nkubwire, Imana irashaka kuzemeza abantu ko ariyo yaguhamagaye, ko ariyo yagutoranije, ko ariyo yakumenye, kuko Imana ifite gahunda yo kugukuza. Gahunda y'Imana iracyakomeje ku buzima bwacu. Ndagira ngo duze gufata akanya dusenge. Wowe unkurikiye ugiye gutungurana, wowe unkurikiye unteze amatwi, ikigeragezo cyawe uburemere bwacyo niko uko cyakuremerereye niko n'igisubizo Imana igiye kuguha kizaba gifite uburemere. Umutwaro wikoreye muri uyu mwaka ukawubanamo n'Imana, Imana irashaka kugutura kugira ngo uzabere benshi umutangabuhamya w'iby'Imana yagukoreye. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2021, Imana ifite gahunda yo kuguhagurutsa ugahaguruka ahantu wamaze igihe kinini wicaye. Imana ifite gahunda yo kugufungurira ingendo zawe zari zarafunzwe. Ifite gahunda yo kugucungura ikaguhuza n'uwo mwatandukanye utari ubyiteze ko mwatandukana. Imana ifite gahunda yo kugukiza iyo ndwara ikurimo, kuko uwo mubiri ni uw'Imana, ntabwo ari uw'indwara. Ushobora kuba wicaye uvuga ngo iyi ndwara ni iyanjye, si yawe. Iyo ndwara igomba kuva muri wowe ugakomezanya n'Imana uri muzima, amagara mazima, umubiri muzima, ubugingo buzima, dufite kuba bazima. Imana rero ikumpera umugisha. Narije kukwibutsa ko gahunda y'Imana igikomeje n'umwaka 2021, gahunda y'Imana irakomeje. Munyemerere dufata akanya dusenge, tubwire Imana ngo Mana, uyu mwaka tugiye kwinjiranamo nawe, uyu mwaka udukoreye ibikomeye, uyu mwaka wabanye natwe nubwo wabaye mubi ukagorama, nta wagorora ibyo wagoretse, ariko ibyo ugoroye tugiye kubibamo neza. Tugiye gusenga. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana yumva. Umwaka 2020 turawusoje, dutangiyemo 2021. Dusomye ijambo rya Yosuwa ritubwira ngo ategeka itegeko rivuga ngo mu minsi 3 ashyiraho itegeko ritangaje. Aravuga ngo bagiye kwambuka Yorodani. Cyari igihe cyo kuzura kwa Yorodani, yuzuye igerera hejuru. Abisirayeli babonaga bidashoboka, ariko ibyo babonaga bidashoboka nibyo byahindutse ibishoboka. Uyu mwaka usoza hari abantu ibibazo byuzuranye, hari abantu intambara zuzuranye, hari abantu uyu mwanya tuvuga bareba ibintu byuzuye ku buryo batabona ubutabazi hirya no hino, ariko wowe utanga igisubizo uravuze ngo mu minsi 3
ushobora kwambutsa abantu bigakunda, isoza ry'umwaka rikababera ryiza, n'itangira ry'umwaka rikababera ryiza. Unyemerere buri muntu wese uduteze amatwi ku cyifuzo cye umusubize, ku rugamba ari kurwana umurwanirire. Zeka bazatwumva bose n'abadukurikiye muri uyu mwanya bazafashwa n'iri jambo kandi rikazana impinduka muri bo. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Muzagira umwaka mwiza, amahoro y'Imana azabane namwe, kandi gahunda y'Imana iracyakomeje ku buzima bwawe, amen.